Uraho neza nongeye kugusuhuza aho uherereye hose. Reka muri aka kanya nonaha tubwire Imana tuti Mana ongera utugarukeho, ongera utwumve, ongera utwibuke, abantu bakeneye kugarukwaho nawe kuko uri Imana ishobora byose. Hari abarembejwe, hari ababuze uko bagira bose, abo ngabo ni wowe ukwiriye kongera kubagarukaho. Kandi hari abafite uburibwe butandukanye, hari abafite ibibaremereye bitandukanye, abo nabo bakeneye kugarukwaho n'Imana. Mwebwe rero abankurikiye mwese abakunzi banjye, nababwira ngo mutekereze, mwibaze, mumenye ko hari uwabacunguye, mumenye ko Yesu ubwe yabamanikiwe kugira ngo mumwizere, nimumwiringire kuko niwe ushobora byose, nimwe yamanikiwe, agomba rero kubagirira neza kuko arabakunda. Rero imitima yanyu yishavura, kandi nawe ufite umutima ushavuye, reba uwakumanikiwe, mwitegereze urebe Yesu, kandi umutima wawe uwumwerekezeho, arakugirira neza. Ni wowe yamanikiwe, ni wowe yababarijwe, rero ihangane kandi umugumeho, byose arabigenza neza. Nawe rero ukiri mu byaha, nawe ubona byanze, nawe ubona ufite ibibazo bitandukanye, reka nkubwire ko nawe ukwiriye kwizera Yesu, nawe ukwiriye kumenya ko hari umwami wawe wakubambiwe, hari uwakubabarijwe, hari umwami wemeye gupfa ku bwawe. Uwo nguwo umwizere arongera akugirire neza. Rero izere Yesu cyane, maze umutakire, umubwire ishavu ryawe, umubwire uburibwe bwawe, umubwire imibabaro yawe, umubwire bya bindi byose ubona bikugoye, arakugirira neza. Rero Yesu musabe wizeye cyane, kandi ni ukuri reba Yesu umwitegereze, kandi umwakire mu mutima wawe. Urakira, urongera ube umuntu muzima, urongera wumva ibyishimo n'umunezero mu mutima wawe, kuko nakugeraho arabikora, byose biragenda neza. Rero reka dusabe Imana, dusabe imbaraga kugira ngo twongere tugarukweho uyu munsi, kandi imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zifite ububasha n'ubushobozi, imbaraga z'Imana zongere ziturebe, zongere zitwumve, kuko muri iyi minsi abantu benshi barababajwe, abandi barashavuye, abandi babuze uko babigenza, abandi imitima yabo irarembye, irananiwe, ariko dufite umurengezi, dufite uwatwumva, dufite udukunda, dufite uwatubambiwe, uwatumanikiwe, uwemeye gupfa ku bwacu. Rero nitumenya ko tumufite, nitumenya ko ahari, turakira imbaraga zikiza, kandi turongera twumve ko duhagarikiwe, twumve ko nta cyaduhangara, twongere dusubizwemo imbaraga kubwo kwizera Yesu no kubwo kumwiringira. Kandi ikindi nanone ni uko hari abantu babona byanze bitewe n'ibyo bagenda banyuramo cyangwa n'ibyo baciyemo, bakaba bakwiheba, ariko dufite Imana, dufite umurengezi, tumwizere, twizere Imana, twizere umurengezi wacu, byose bizagenda neza. Wakoze kunkurikira, nyemerera ngushimire, nkubwire ngo turasubira mu kindi kiganiro, kandi Imana ibagirire neza, ibakomeze, abababaye, abari ahatandukanye, abashaka imbaraga z'Imana mwese, Imana ibagereho kandi ibahe amahoro mwifuza.